nyakubahwa chairman wacu umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa Repubulika ageze hano, tumwakire. Mwakira, turamwishimiye cyane kuri iyi site ya Busogo. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. N'amabendera yacu n'ibyapa byacu, tumwakire. Akwa chairman, murakaza neza kuri site ya Busogo. Na morale, morale.
nyakubahwa chairman umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika, tugihagaze turirimbe indirimbo y'umuryango. Murakoze cyane. Nyakubahwa chairman mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika, banyakubahwa mwese muteraniye hano, nitwa Kamanzi Jean Bosco, umunyamuryango wa RPF Inkotanyi mu ntore z'inyanga kugoma mu karere ka Musanze. Ntewe ishema cyane no kuba ari ngiye muyobozi wa gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa chairman mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika, twese uko duteraniye hano tubahaye ikaze kuri site ya Busogo. Nyakubahwa chairman, kuri iyi site ya Busogo hateraniye intore z'umuryango RPF Inkotanyi, twakereye turi benshi kuza kubakira duturutse imihanda yose mu gihugu, ariko by'umwihariko abo mu majyaruguru n'iburengerazuba. Turi hano twaturutse mu turere twa Musanze, Nyabihu, Burera, Gakenke, Gicumbi na Rulindo, ndetse n'abaturutse i Kigali nababonye. Hari kandi n'abaturutse muri diaspora bari hano, tukaba twakereye kubakira kandi turi kumwe n'abaturutse mu mitwe ya politiki dufatanyije iki gikorwa. Ni imitwe 8 ya politiki ariyo PSD, PL, PDC, PPC, PSP, PCR, PDI na UDPR. Aho bari bahaguruke tubakire. Mwahisemo neza. Murakoze cyane. Kuba ibikorwa byo kwiyamamaza kwanyu byatangire hano iwacu kuri site ya Busogo, turabyishimiye cyane. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye!
nyakubahwa chairman akaba n'umukandida wacu ku perezida wa repubulika Paul Kagame. Oye, urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niwe nta wundi, ni mwebwe nyakubahwa chairman, nta wundi. Twiteguye kuzahundagaza amajwi kandi koko birakwiye. Mu ntara y'Amajyaruguru dufite byinshi dukesha RPF Inkotanyi, mubereye ku isonga nyakubahwa chairman. Ubu tuvuga mu Majyaruguru niho hari umujyi wa kabiri wunganira umujyi wa Kigali, za Muhanga, za Rusizi baye baretse. Abi Kigali namwe kubera icyerekezo cya chairman wacu turabarya isata burenge wabona tubigaranzuye cyane ko turi umujyi wa mbere w'ubukerarugendo. Nyakubahwa chairman, buri wese uri hano afite ubuhamya bwiza yabagezaho kubera imiyoborere myiza ya RPF Inkotanyi mubereye ku isonga. Ariko hari umwe mugenzi wacu Ernest Nsengiyumva tuza kwakira kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe. Ubuhamya bwe burivugira. Nyakubahwa chairman, reka tumuhe umwanya. Eferoye Paul Kagame oye! Aho! Nitwa Nsengiyumva Eric, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kamiro, akagari ka Gasizi, umurenge wa Mukamira. Navutse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 1980. Mu by'ukuri nyakubahwa chairman, navukiye mu muryango uciriritse. Nisanze nsanga umubyeyi wanje akora umwuga w'ubuhigi. Ubwo byarangiye nanje mbaye umuhigi, nabutangiye mfite imyaka 7. Nyakubahwa chairman, nagira ngo nkugezeho ibyo nagezeho kubera imiyoborere yawe myiza. Aka kanya ni amahirwe ntapfa kubona n'uwari we wese. Ngize amahirwe nyuma yaho ubwo naje binyujije kuri RDB yaje kudutoza, idushira mu makoperative. Irangije kudushira mu makoperative nibwo batujyanaga Kitabi kutwigisha uburyo kubungabunga pariki. Aho nahakuye ubumenyi. Akarere binyuze mu karere ka Nyabihu nako karamfata kanjyana mu ngando Inkumba, bantoza uburyo busigasira igisenge, uburyo gukora umukorongero. Mu by'ukuri aho mpakura ubumenyi bwamfashije kugera aho ngeze uyu mwanya. Nyakubahwa chairman, mbere nkiri mutoya nagiye mu buhinzi bw'ibirayi. Nahingaga kuri R18 ngakuraho ibiro 800. Ariko ubu ndahinga R18 gasaruraho toni 5. Nyakubahwa chairman, ubu ngubu ndahinga kuri hegitari. Iyo nsarura hagati kuri toni 20 kugeza kuri 25. Ibyo byose mbikesha nyakubahwa chairman, utagutora yatorana. Nyakubahwa chairman, ntabwo nabashije kubona amahirwe yo kugira ngo nige ndangize amashuri. Ariko mu by'ukuri abana banje bariga. Abana 2 bararangije. Umwe wize imyuga akora igisenyi, azi kugorora imodoka, azi gutera amarangi.
ubu amaze kwigurira inka, aherutse kubyara, yiguriye n'umurima. Ibyo byose bikesha Paul Kagame. Nyakubahwa Chairman, ngize amahirwe, reka nkubwire ibyo nagezeho ni byinshi. Ni byinshi kandi birasobanutse birivugira. Njyewe nabaga mu nzu ifite 4 kuri 5 yubakishijwe imigano. Nabwo imigano yari isakajwe imigano, njyewe nagiye kwiba muri pariki. Abwiza ukuri. Ibi mvuga mu mudugudu Baranzi, mu kagari Baranzi, akarere Baranzi. Ndavuga ibintu by'ukuri byumvikana. Nyakubahwa Chairman, ubu ngubu mfite inzu nziza niyubakiye mu buhinzi bw'ibirayi n'ibinyomoro, ifite metero 10 kuri 12. Nyakubahwa Chairman, irimo ibirahure, irimo n'amatara. Nyakubahwa Chairman, kiri mu iyo nzu ntoya twakoreshaga utudodowa tugacana ibishamburere by'amapine, ukinjira mu nzu ukaja kubwiherero ugakoresha ibishamburere, ariko ubu ngubu ndakanda buto igipamasi amatara gakaka. Nyakubahwa Chairman, ibyo wankoreye ni byinshi. Kugeza kuri iyi saha ubu mwabinyuje muri RDB, mwaduhaye amatungo y'inka, intama. Ubu mu mudugudu harimo amakusanyirizo y'inuza y'inyongeramusaruro, mwashizemo inkunganire. Ubu ngubu ifumbire y'imborera turayibonera hafi, imvaruganda tukayibonera hafi. Ubu intumbero mfite nuko ngiye kongera ubuso, ndashaka ko nanjye nakwigurira imodoka yo kujinjanira umusaruro i Kigali. Nyakubahwa Chairman, mu nkundire ndeka mbivuge, mu by'ukuri wangeje kuri byinshi. Ubu ngubu mu mudugudu njyewe nyoboye koperative Karisimbi. Koperative Karisimbi nta cicaro yari ifite, ubu ngubu kuva nyoboreye ifite ubuso bwa 18, ifite n'ikigega cyo gutuburiramo imbuto, mwabinyuje muri RDB, kibaje kuduteza imbere. Abaturage bafite aho gutunganyiriza imbuto zabo. Ibyo ngibyo zose tubikesha Paul Kagame. Utagutora yatorana. Narakomeje. Ubu ngubu mpagarariye amakoperative 25 mu karere ka Nyabihu, arimo abaturage 5,400. Ubu bose bafite intera imwe, badufasha kubungabunga parike. Uwaho parike yari ikibazo, ubu parike yatubereye igisubizo, kubera ko turugukama, niho tujisha igisabo, niho peteroli yacu. Ubu ngubu uvuye ku mupaka ukagera ku wundi, Burera, Musanze, Nyabihu na Rubavu, turabungabunga parike. Kandi twiteguye ku itariki ya 15 Inkoko niyo ngoma kugira ngo twitorere Nyakubahwa Chairman. Nyakubahwa Chairman, reka nkwereke ibikorwa noneho remezo maze kugera. Ubwo ibikorwa byo wangejeho ni byinshi, mbaye icumbikiro nabirangiza. Reka duhere hano. Urabona aya mazu meza ukuntu ameze, atenga amaraye, urukuyabona ukuntu atenga amaraye. Ugeze mu mujyi wa Musanzeho ukazamuka ari umudugudu w'icitegerezo mu Kinigi, ukongera ukanyura hejuru ukagenda ukikoza ku Gisenyi. Ibintu birasobanutse. Mu by'ukuri nagiye gushaka perime hariya Igisenyi, ngeze kuri sitade rwose, maze hariho kaburimbo, maze nakataga moto nkayikata nkayigarura. Ibintu n'uburyohe. Nyakubahwa Chairman, si ibyo gusa, gukorera abakora perime y'imodoka, kuja muri parikingi ibuni ni minota 7 kuba bishinzwe hano abapolisi, ariko mu minota 3 imodoka mba narangije kwikora muri parikingi. Mu by'ukuri
noneho reka nkubwire ikindi kintu uko mbere byari bimeze noneho mbere twanyuraga mu muhanda Kinigi Kabuhanga ngiye guhaha hano mu Kinigi ari isoko rya Kinyarwanda twajiga kuremamo tugiye gushakamo ibyo kurya natwaraga igicugutu nageraga mu Kinigi nguye inshuro zirenze 5 noneho ibibuye byabaga bishinyitse umuhanda ushinyitse imicacu utarora naje kura mu biganza ngasanga amavu yanyishe ariko ubu ngubu iminota 15 ni kuba mvuye gukarere ka Nyabihu ngabageze mu Kinigi ngakata kamoto iminota 15 gusa utagutora yatorana Nyakubahwa Chairman abaturage mpagarariye baba mu makoperative mu karere ka Nyabihu ubu ngubu bantumye ko ku itariki ya 15 Inkoko Niyo Ngoma kugira ngo twitorere chairman wacu umukandida wacu kuko kugutora nukwiteganyiriza ejo hazaza kuko abana bacu niho bazarushaho kuba neza utagutora yatorana bavandimwe muri hano mwese rero mumfashe dushimire umukandida wacu chairman tumwizeze ko ku itariki ya 15 tuzazinduka Inkoko Niyo Ngoma twitorere uwimakaje umuco nyarwanda twitorere uwazanye ubumwe bw'abanyarwanda Imana ikongera impano tago ibyawe nabivuga ngo mirangize bayicumbikiye aha ngaha tuzakomeza murakoze Imana iguha umugisha Nyakubahwa Chairman yatuvugiye ibintu abenshi muri twe dufite ubuhamya kubera RPF Inkotanyi mubereye ku isonga ibyo yavuze ni ukuri abana bacu wamubwira Gatadowa ntiyamenya kariko urutambi mu Gatadowa ntiyamenya ibyari byo ni ukubera imiyoborere myiza Nyakubahwa Chairman twese rero turifuza ko RPF Inkotanyi mubereye ku isonga mukana umukandida wacu ibigwi byanyu bikomeze byogere reka twakira umuhanzi dufatanya nawe kuririmba ibyo tugenda tugeraho kubera imiyoborere yanyu myiza twese dufatanije turirimba iyo ndirimbo
murakoze cyane. Amashyi menshi ku muhanzi utugejejeho indirimbo nziza. Tugihagaze badushakire indi morale, twese dufatanye gushyiraho morale. Ndambara yantera ubwoba, turi kumwe na nyakubahwa camani wacu. Amabendera hejuru. Ingabo zacu n'ingotanyi n'abazitinda ziraturinze ndakurahiye ndandambara yadutera ubwoba yego ndandambara yandera ubwoba ondayo ndandambara yandera ubwoba ondayo yarinze kakanizaninda ndandambara yandera ubwoba yego ndandambara yandera DJ murakoze cyane. DJ arakoze. Reka tube twicaye abafite ibyicaro. Igihe tugiye gukurikizaho ni ikijyanye no kwakira, nabonye ari mushiki wacu, bamwe turamwita umuvandimwe kubera ko ari uwo hano mu Majyaruguru mu karere ka Gakenke, Madamu Uwimana Console, akaba na Vice Chairperson w'umuryango wa RPF Inkotanyi, agiye kwigira imbere avuge ibigwi bya RPF Inkotanyi mubereye ku isonga nyakubahwa Chairman. Ibigwi byanyu tumuhaye ikaze nabitugezeho. FPR ko ntababona. FPR oye! Abo ku musozi babone mubuja. FPR oye! Paul Kagame oye! Kandi arashoboye, ntituzamutererana. Wagize ate? Kandi arashoboye. Arasobanutse kandi arashoboye. Nicyo cyonyine nshaka musubiza. Agize ate? Niwe usobanutse, niwe ushoboye.
umukandida wacu niwe, nta wundi. Ninde? Niwe yonyine. Ninde waboye abanyarwanda n'u Rwanda? Niwe. Ninde wunze ubumwe bw'abanyarwanda? Ninde watwirukanye abacengezi? Ninde waje kudushaka kuryo twari kubungabunga? Ninde waduhaye amahoro? Ninde uvuga amahanga agaceceka? Ninde waduhaye agaciro umunyarwanda akaba agenda hirya no hino yisanzuye? Umukandida nk'uyu aboneka rimwe mu myaka 100. Tumufite nk'impano tujye tubyishimira. Uri impano Imana yaduhaye, amahirwe nk'ayasaya bose, humura abanyarwanda. Paul Kagame, amahirwe nk'ayasaya bose, humura abanyarwanda turabizi. Paul Kagame turi kumwe nawe. Thank you Kagame. Kumwe nawe, imvugo yawe kirogoya, imvugo yawe kirogoya. Niwe yaravuze abacangezi barahunga. Niwe waduhaye umutekano dusagurira n'amahanga. Yaravuze mituweli ziraza, ibitaro birubakwa, ambulance ziraza, ntitugirwarira mu rugo. Yaravuze tubona ifumbire turahinga tureza, dufite amasoko, uyu munsi wa none ducuruza hasobanutse. Niwe yaravuze abacuruzi turisobanukirwa, twurira indege turacuruza. Uyu munsi wa none umujyi wa Musanze ubaye wa 2 kuri Kigali. Yaravuze amahoteli arubakwa. Uyu munsi wa none abakerarugendo baradusura, ingagi zikaduha amadovize, tuzi gukirigita idolari kubera bo. Ikirenzeho, we are speaking English. Yaravuze ubu tutunyura Kigali tugiye Gicumbi kubera ko dufite umuhanda utujyana direct. Yaravuze turasobanukirwa, turakaraba. Uyu munsi wa none watureba nyakubahwa ntago yamenye ko ari igihe tutatuzi kwambara inkweto. Waravuze uyu munsi wa none turi mu gihugu twishimiye. Aba baturage mureba bambwiye mubabwira ibintu bitatu. Icyambere, bishimiye ko wongeye kwemera kubuyayobora. Siko bimeze? Icya kabiri, ngo barabakunda cyane, ariko bazi neza ko mubakunda kurenzaho. Icya gatatu, bambwiye ngo itariki barayizi, igikumwe aho kizajya barahazi. Mu gitondo cya kare nta n'umwe uvuyemo, ni 100%. Igikumwe tukagitera aho tugomba kugitera, twarasobanutse. Ntabwo ari nge rero baje kureba, ndagira ngo mbatumire nyakubahwa chairman, muzamuke mugire ubutumwa mutugezaho. Murakoze. Kagame Paul oye! Muraho neza. Duherukana kera cyane, ariko uyu munsi ngira ngo turimara agahinda.
mbanze mbashimire rero nubwo duherukana kera aho duherukanira umugambi wari nk'uyu nguyu twarahuye dukora akazi turakanoza ubu twongeye kuza hano ngo dusuzume aho tuvuye n'aho tugeze ariko reka mpere ku mateka abantu bakwiye guheraho u Rwanda rwacu amateka yarwo aho tuvuye amagana n'ibihumbi ejo bundi u Rwanda ntabwo rwari heza ndetse mu byavuzwe cyangwa no mu ndirimbo zimwe birabivuga ariko nk'u Rwanda ndetse cyangwa n'ibindi bihugu ntabwo ari ko abantu babaho uko twabayeho siko abantu babaho cyane cyane mu myaka itari kera mirongo itandatu n'indi u Rwanda rwabayeho nabi mbere yaho birumvikana twari aho isi nayo yari iri ntabwo twari kuba turenze kuri byinshi ariko kandi ejo bundi urebye imyaka 30 tumaze uyu munsi rero ni ugukomeza kumvikana ko n'ibiri imbere byiza kurusha nabyo tubisangiye rwose ndabivuga mbashimira ku buryo bukwiriye kumvikana abanyarwanda urebye ya mateka navuze aho tuvuye umuntu akabona uko twayanyuzemo n'aho tugeze ntabwo washidikanya kuvuga ko bwa budasa ari bwo koko pe bwa budasa burahari abanyarwanda erega aho tuvuye ni kure niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe
naho rwose rwose turafatanya naho urebye aho tuvuye n'aha tugeze abantu bagitinya koko hari icyatubaho kirenze icyatubayeho niyo mpamvu rero niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make mpereye ku izina amazina amwe mujya mwita mu kinyarwanda mujya mwita abantu muzi hari izina ryitwa hari izina Iyamuremye muramuzi none se muri abo harimo Iyaturemye oya aha icyo ngicyo nacyo cyo naryo ni izina nk'iryo rero mu mazina y'ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza Sibomana Iyaturemye ni iyindi ntabwo ari bo ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora ku nzego zitandukanye iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego ruyobora igihugu perezida ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi ariko ni uburyo bwo kongera gusinya urabizi hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amaso inyuma ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga aya matora tugiye kujyamo ni igihugu ni abanyagihugu ni abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa ni uku uko dushaka kubaho ni uku ariko icyo binavuze ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere tugatana n'ubukene sibyo hari uwatugejejeho ubuhamya watugejejeho ubuhamya atubwira aho yavuye atubwira aho ageze iriya ni inzira nziza
rwose kandi turamushimira ko we ku giti cye yashyizemo imbaraga ze agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura uko yagiye abigenza. Turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo, tuyifatanijemo, ari abanyarwanda, ari inzego za leta n'abo tuyobora, tukabifatanyamo, tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira. Uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere. Nibyo tuvuga, niyo majyambere tuvuga. Ntawe dusiga inyuma, ntawe dushaka gusiga inyuma, ntawe dushaka ko asigara inyuma. Politike rero muduhamagarira muri FPR, mu buyobozi bwayo, mu buyobozi bw'igihugu, niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma. Naho muri ibyo byose ndandambara. Iyaturinze twese mu byo tuvuyemo izaturinda n'imbere aho tujya. Ariko nibwira ko Imana irinda neza abirinda nabo. Ihera kuri twe, ikaba naho ihera idufasha kubaho uko dushaka. Ubwo rero icyo nsubiramo ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose, ibi by'amatora nibimara kurangira dusubire muri ya nzira yo gukorana neza, yo kubona u Rwanda nk'igihugu kimwe, abagituye bamwe, hanyuma iby'amajyambere rero byo biza byiruka, birihuta. Ndumva nta kindi nakongera kuri ibyo, kubashimira ndetse kubabwira ko nishimye cyane kongera kubana namwe. Hanyuma ari Musanze, mwavuze ko isigaye iri hafi irakabakaba umujyi wa Kigali. Turifuza ko imijyi yose, uturere twose tw'u Rwanda ari uko tumera, twose turifuza ko ari iyo nzira, kandi biragaragara nk'aho iyo nzira biyirimo cyangwa bizashoboka bidatinze. Urakoze cyane. Hanyuma rero nzi ko abenshi bamaze amasaha menshi cyane hano, mwazindutse, mwaje ndetse mu gicuku. Rwose nagira ngo mbashimire uko kwihangana, ariko mbashimire n'intego
dufite hamwe igikorwa cy'amatora cyo kiroroshye ariko ibizakurikira nyuma y'amatora bikomeze bidutere imbaraga. Sinshaka gukomeza ngo mbirize hano, nanone ndabashimira, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza biri imbere. Reka ngira akantu nongeraho. Twese abenshi turi FPR, RPF, ariko nagira ngo ntabwo narangiza ntashimiye hari abandi banyarwanda bo mu yindi mitwe ya politiki, mu zindi nzego batari muri FPR, bagira uruhare runini cyane kudufasha gukomeza neza iyi nzira turimo yo kubaka politiki y'igihugu, yo kubaka ubukungu bw'igihugu, umutekano w'igihugu, mbese igihugu muri rusange. Mubampera amashyi. Ndetse n'abandi bari mu yindi mitwe tudakorana kimwe n'iyo nari mvuze, duhiganirwa uyu mwanya wo kuyobora, nabo rwose nagira ngo mubashimire kuko nabo bubaka igihugu, ntabwo nabo barashaka kugerageza kandi ni byiza. Nabo mujyemo bafata nk'abanyarwanda dukwiye gukorana nabo mu mucyo, mu mutekano n'ibindi. Murakoze cyane cyane cyane. Gabano wacu turabashimiye cyane ku butumwa muduhaye, byongera kudushimangirira ko twahisemo neza. FPR oye! Ubumwe, demokarasi. Twemerera tugiye gusoza na morale, tubagaragariza ko kuwa mbere tariki 15 z'ukwa karindwi 2024 inkoko niyo ngoma. Nyakubahwa Chairman witwemereye twasoza na morale. DJ Ragambara ya Garugoba turi kumwe na kwa Chairman. Chunugwa kwanza ingabo zacu n'ingotanyi nawazitinda zira
yaturinze ndakurahiye ndandambara yadutera ubwoba ndandambara yandera ubwoba ondayo ndandambara yandera ubwoba ondayo yarinze kakamizanira ndandambara yandera ubwoba ndandambara yandera ubwoba ondayo ndandambara yandera ubwoba ondayo yarinze kakamizanira ndandambara yandera ubwoba ndandambara iterambere ondayo yandera ubwoba ngo ndinye agaciro kacu tuzakarenda ndandambara yandera ubwoba ndandambara yandera ubwoba ndandambara yandera ubwoba yarinze kakamizanira ndandambara yandera ubwoba ndandambara yandera ubwoba ndandambara yandera ubwoba yarinze kakamizanira ndandambara yandera ubwoba azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababuze amagambo byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababuze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababuze amagambo byari byabananiye amabendera yacu hejuru 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 twese na morale amabendera tuyazamuye hejuru dukomeza kwishimira umukandida wacu dore umugore yahawe agaciro uburinganire bwashinze imizi abatakubwira ibyo babikora nkana umve Kagame kora aradukunda amabendera hejuru twese amabendera hejuru amashari aho bose n'abakonferense Kagame kora aradukunda tureke kumva ibyo bavuga ibyo byose n'amashari aho bose n'abakonferense ubu mu mashuri buri mwana ariga yaba umuhungu twese na morale yaba umukobwa amabendera yacu niyo ibyapa byacu yaba umukene twishimira umukandida wacu ubushakashatsi no guhanga udushya mitiweli ubuzima buzira umuze gira inka munyarwanda gira amata abatakubwira ibyo babikora nkana umve Kagame kora aradukunda tureke kumva ibyo bavuga ibyo byose n'amashari aho bose n'abakonferense Kagame kora aradukunda tureke kumva ibyo bavuga ibyo byose n'amashari aho bose n'abakonferense ikoranabuhanga ubuhinzi n'ubworozi
birambe nyamutekano ntacyashoboka twese amabendera hejuru ibyo babikora nkana umve amabendera hejuru amabendera hejuru bamwe bakubwira ko bazarusenya abandi bakakubwira ko bazamuvanaho abo bose bakubwira ibyo bareke bavuge umve twese amabendera hejuru tureke ibyo bavuga ibyo byose n'amashari abo bose n'abakontrese bamwe bakubwira ko bazarusenya abandi bakakubwira ko bazamuvanaho abo bose bakubwira ibyo bareke bavuge dore umugore yahawe agaciro karame nanone karame mushumbura inyambo ngo tubahe impundure barambe mu Rwanda karuka muganga mpariwe jyewe n'inganjo bike ntarambe mu Rwanda bari icyagatinyirwe cyose ntariwe mwaza wa fosi naho ushu twese dufatanije wabudukanye amajoro ongera unyeganyeza n'amanywa ongera urugamba uraruyobora ibigwi urabyubaka twese 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 turakiduha turacyubaka biratunyura reka twongere rudasumbwa kagame paul intwari yacu iganje ishema ryacu kagame paul ndazitirwa ongera uri mutanguha twese twese tuzindirira by'ibitse reka tuguhe n'ihuguha aho turi tugeganyege wareza abagura tukuri inyuma tuziyo tujya tujyaneyo rudasumbwa kagame paul intwari yacu iganje ishema ryacu kagame paul ndazitirwa imana iduhimbura ntiyigena n'agasusuruko yakuremanye ubupfura kuvura abababaye yo Rwanda rwacu ringo byifure by'imvura na bucura turamara amabendera hejuru kagame paul intwari yacu iganje ishema ryacu kagame paul ndazitirwa kubikoresho kongera kuko Rwanda uraberewe kukugira bisa kwigira ni gahunda ya gukira yego umuhundu ugere kure mu gusangira si nkucure mu muvandimwe rudasumbwa kagame paul intwari
mutore aho myiza tubereye akabando twese Agachi Kose inkoko niyo ngoma tuzamutora Agachi
twese hamwe ku ngeri amadarapo hejuru dusezera umukandida wacu twese amabendera hejuru